abajya mu bapfumu duheruka kubona sinzi ku mbuga nkoranyambaga umusilamu kazi ajya hariya bakanamutorera salamu wa alaikum salam hajati bakamuhamagara ngo ni hajati Hajati uraho neza Assalamu alaikum watangira wibwira abagukurikiranye kuri izi ndangurura amajwi Ngiye nitwa Umuhoza Shakira ndi umumama w'abana babiri yego nanjye namenye Sarongo ku kibazo nari mfite cyo kwibwa namumenye banyibye telefone yanjye ngiye ntuye Nyamirambo Kigali niho nuye wal billah saba Allah subhanahu wa ta'ala ko aturinda ibintu nk'ibyo ariko naramurebye no kuri televiziyo avuga ko agaruza ibintu avura abantu ndangije ndamugana sinzi umugabo uriya mama uri iriya video yarayibonye cyangwa ntayo yabonye naragiye turabonana ashobora kuba biza ariko gahinda aho kamugejeje wenda n'Imana ibizi yonyine umugabo wanjye nyuma yaje gusara ko ngiye nari umugore wa kabiri umugabo wanjye rero umugore aza kumenya yuko agiye kurongora undi mugore aza kumusaza rero Sarongo nabwo mubajije ibyo bintu ambwira ko yamumvurira umugabo wanjye agakira umugabo namujyanye atananyibuka handa ndeba nyine akavuga ngo nungo nikoreye utuntu tw'utubindi ndarabona nikoreye utubindi turimo kwaka ibaze yabonaga mbese meze nk'umusazi uyu ni umusaruro w'abangaba kubera kutumva Sarongo arambwira ati mwe ngwino ndebe umunzanira umwenda wiwe gusa ibindi ubyihorere umwambaro w'umugabo narawujyanye abagabo barashize arambwira ati uzanira umwenda urumva umuntu twari tugiye kubana twe tumaranye n'igihe so yari nk'umugabo wanjye naragiye ndawumushyira umugabo uriya mugore yarazi ko bamukanikiye mu myenda ye cyangwa ntabyo yarazi cyane iminsi ine arambwira ngo nushake utaye cyangwa se ugume hano icyo shaka nuko uri umugabo wawe uri bubone yakize umva ni umugabo wanjye bamwita Hamimu yari umusazi Nyamirambo yose ivuga ko yasaze ubanza atarabizi maskini ya Mungu azi ko afite umugore muzima kumbe umugore la ilaha illallah byararangiye ni muzima noneho n'ikimenyimenyi kikwereka kuri mugabo akaze yamuvuraga anatwara n'imodoka kandi nagonge Hamimu yatwaraga imodoka yatwaraga imodoka amuvura atwara imodoka akavuga ati humura nani cyari bube ngiye kugira ngo wereke ko uyu mugabo wagomba gukira neza nuko nakaza atari bugahagarike agajya atwara imodoka kandi anarwaye ameze nk'umusazi ku kazi bakaduhamagara ngo inumutware mu mujyane kuko uyu muntu ashaka gukora impanuka bakambwira bati mureke akore n'ugende umujyane yanamuvuze mu zina abamuzi muzamwegera umugabo mumuhe pole basi banomye umwenda wiwe umwenda urawujyana ese uwo mwenda wongeye baragutumye urongere urawugara barawugusubiza cyangwa nje narawambaraga ariko umuvura yarambira ngo nkwambare we warawambaraga narawambaraga kuko urumva bari bamunzinuye urumva ni nko kumwizerera kugira abashe gukira umwenda nkawambara uyu ni umusaruro w'abangaba kubera kutumva agahinda kagejeje uriya mugabo Allah wenyine ni ubizi umugore ari kujya kuvuza umugabo we ajyanye imyenda yanyu mujya mwicungira hafi nimushaka mutangire mushireho n'utugufuri utazashida ukuri gushaka isengeri yawe mu nzu ukayishaka manywa nijoro ukayibura bakakubya ati kwa Sarongo barimo baragukanika kandi icyo gihe nza kumuvuza urumva ko atamenyaga uwo ndi we yabonaga nyine ndi umuntu ufite utubindi twikoreye umuriro so icyo gihe iminsi ine ishize uwo munsi wa gatatu urambye ngo taha usanga umugabo wawe ubwo icyo gihe kubaka urugo Hamimu byari byaranze reka byari byaranze kandi urumva yarambonaga ndi kwa uducuma ku mutwe ubwo icyo gihe nyiri iminsi ine ishize yarambye ngo taha ndataha ngeze mu rugo urumva nayo ndi kujya kwa mabukwe kuko niho yararwariye akimbona ahita ambwira ngo yo ushakira ngo umugore wanjye ngo noneho ngo gahunda zose tuzibusubukure nkuko byari bimeze ako kanya arambwira ati uyitumuha yarambye ngo nubona kumenya uyituma amagara naramuhamagaye ndamubwira ngo yamenye arambwira ngo ibindi byose bindekere umugabo ni muzima niyo mwaje Nyamirambo mukabaza Hamimu Kibombo mwamumenya ibyo byose amaze kubigukorera kuki utamenya umunsi wo kuburanirwa wa Sarongo nguze ubu muhamya w'ibyo yakoze siwe gusa nazanye mfite n'izindi nshuti zanjye nagiye nzana ziri hano uyu ni umusaruro w'abangaba kubera kutumva rimwe na rimwe bakanabihamagarira abandi tubwiye ngo Sarongo niyaza kumusaba
kuryamana nawe yari kubikora umwana w'agakira nawe Sarongo yabigusaba ari kubikora cyane nari kubikora uretse ko ibyo bintu atanabikora ntago abikora ariko nari kubikora kuko nanjye nari maze yes ariko ibyo bintu rwose n'imfura ntabwo abikora kuko njyewe ndi umuhamya pe wo kubivuga mfite n'abantu benshi hano banzi banambonaga njyayo nta kibazo wagira ikibazo cyo kuvura ari uri kwica cyangwa ari uri kuroga uri kuvura yake twigengesere uricara ujye kubona ubone bakoherereje video y'umuntu arimo arahamagara abandi bamama bagenzi be kujya mu masengesho y'ijoro ngo niho baraye bari kumwe n'abapadiri bari kumwe n'abapasiteri bavandimwe Islam wallahi nabice tuzi duhaguruke tubyigishe abayisilamukazi bacu ubundi bagiye kukubona si bazajya bagati dore wa ntago njye mfite ubwoba kandi ibyo mvuga ari ibihamya nahariye imbere niyo bahanshyira na ribu niyo yabihari nabihamya yes nkavuga ibyo yakoze urumva telefone yanjye niho nahise mumenyera yigarura rero abantu bajya muri comment nyine bakamusebya bakavuga ngo n'umutubuzi so ese kucyo y'umuntu arwariye kwa muganga akahapfira batajya kufunga umudokiteri ngo bavuge ngo we ni umutubuzi umuntu ashobora kuza kwivuza ndabyemera ariko uburozi bwaramurenze bukamurenga cyane ku buryo hari ibyo agabanyirwa hari n'ibidakira ibyo mujye mubyemera oya ngenda mushigikiye so kuko niba umuntu yari gukoreye ibintu ukaba ubihamisha amaso yawe ukaba ufite ubuhamya ndetse afite n'abantu hano banzi n'abandi nazanye hano hari n'abana yari nabonye hajati bakamuhamagara ngo ni hajati wal iyadu billah saba Allah subhanahu wa ta'ala ko aturinda ibintu nk'ibyo umugabo namujyanye atananyibuka handa ndeba nyine akavuga ngo nungo nikoreye utuntu tw'utubindi ngarabona nikoreye utubindi turimo kwaka ibaze yabonaga mbese meze nk'umusazi Sarongo arambwira ati mwe ngwino ndebe umunzanira umwenda wiwe gusa ibindi ubyihorere umwambaro w'umugabo narawujyanye abagabo barashize arambwira tuzanira umwenda urumva umuntu twari tugiye kubana twari tumaranye n'igihe so yari nk'umugabo wanjye naragiye ndawumushyira cyane iminsi 4 arambwira ngo nushake utaye cyangwa sugume hano icyo shaka nuko uri umugabo wawe uri bubone yakize duhaguruke yahe umusaruro wo kuba bamwe mbagabo baracecetse bari hariya barajunjamye mu ngo zabo harimo niba umva n'umugabo wanjye bamwita Hamimu yari umusazi Nyamirambo yose ivuga ko yasaze ni muzima noneho n'ikimenyimenyi kikwereka kuri mugabo akaze yamuvuraga anatwara n'imodoka kandi nagonga nanaboneraho kubwira ababwiriza butumwe bagenzi banjye wallahi duhaguruke durusi nk'izi ngizi zibeho nyinshi cyane bishoboka abantu bamenye tauhid abantu bamenye kwirinda shirki abantu bamenye kwirinda ibyo birinda kubera ko birahari byinshi Hamimu yatwaraga imodoka yatwaraga imodoka Sarongo amuvura atwara imodoka akavuga ati humura nani cyari bube ngiye kugira ngo mwereke ko uyu mugabo wagomba gukira neza nuko nakazi atari bugahagarike agajya atwara imodoka kandi anarwaye ameze nk'umusazi ku kazi bakaduhamagara ngo n'umutware mu mujyane kuko uyu muntu ashobora gukora impanuka bakambwira bati mureke akore n'ugende umujyane none se haja ikibazo ngiye nimwibariza uri kumva yari muzima ariko yakugera akabona ko umeze nk'umupfumukazi wikorera utubindi yes umeze gutyo bagutumye banomye umwenda wiwe umwenda urawujyana ese uwo mwenda wongeye baragutumye urongere urawugara barawugusubiza cyangwa nje narawambaraga ariko umuvura yarambira ngo nkwambare we warawambaraga narawambaraga kuko urumva bari bamunzinuye urumva ni nko kumwizerera kugira abashe gukira umwenda nkawambara kandi icyo gihe nza kumuvuza urumva ko atamenyaga uwo ndi we yabonaga nyine ndi umuntu ufite utubindi twikoreye umuriro so icyo gihe iminsi 4 ishize uwo munsi wa gatatu uramye ngo taha usanga umugabo wawe ubwo icyo gihe kubaka urugo Hamimu byari byaranze reka byari byaranze kandi urumva yarambonaga ndi kwa uducuma ku mutwe ubwo icyo gihe nyine iminsi 4 ishize yarambye ngo taha ndataha ngeze mu rugo urumva nayo ndi kujya kwa mabukwe kuko niho yararwariye akimbona ahitambwira ngo yo ushakire ngo umugore wanjye ngo noneho ngo gahunda zose tuzibusubukure nko kubyari bimeze ako kanya duhaguruke durusi nk'izi ngizi zibeho nyinshi cyane bishoboka abantu bamenye tauhid abantu bamenye kwirinda shirki abantu bamenye kwirinda ibyo birinda kubera ko birahari byinshi uri ubona umugore wawe yambaye ikintu kukunda kitari umutako ureba ni ikintu kitangaje iki ni igiki
ngo ni ubwirinzi. Hari iki se ngo mba ndi kwirinda ibijisho, umugabo wanjye mwiza ntabwo uzi ibiri hano hanze, birahari. Arambwira ati uhita umuha, yarambwiye ngo nubona kumenya uhita umamagara. Naramuhamagaye ndamubwira ngo yamenye, arambwira ngo ibindi byose bindekere. Umugabo ni muzima, niyo mwaje Nyamirambo mukabaza hami mu Kibombo mwamumenya. Ibyo byose amaze kubigukorera, kuki utamenya umunsi wo kuburanirwa wa Sarongo nguze ubu umuhamya w'ibyo yakoze? Wono umuntu mama yambaye urunguruko mu rwa Majab, ese kino gikomo noneho ni bwoko ki? Urabona ari umutako ngo ntazabura urubyaro. Iki gikomo nicyo kizagura urubyaro se? Siwe gusa nazanye, mfite n'izindi nshuti zanjye nagiye nzana ziri hano. Wenda hari n'abamwe mu bagabo numvishe bagiye babikora. Ari imodoka y'umuntu twajyanyemo, mbona harimo akantu kadasobanutse karimo karagenda kuri ya ntuza iriya electroviseur, n'aka kantu nagakize ngo shekhe ngo ibi bintu ngo birinda ibijisho, ngo ibintu ngo birinda ngo ibibazo bikomeye. Aho Sarongo nagwa ari Imana, sibyo? Ni umuvuzi. Ni umuvuzi kandi umuvuzi ashigikirwa n'Imana. Nabona ari nabonye. Watubwiye ko witwa? Ngiye nitwa Shakire Muhoza. Intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yigeze guhura n'umusohaba yambaye ikintu ku kuboko. Rasul arangije yambaza ati ngo iki ni igiki? Undi aramusobanurira ngo iki kintu ngo nyambaye kugira ngo kinkize uburwayi mfite. Rasul arangije arambwira ati anzi'ha au anzi'hu, gikure ku kuboko, fa innaka law mitta ala dhalika ma aflahta abadan. Rasul arambwira ati ngo uramutse upfuye uri kuri iyo myemerere n'icyo kintu kikuri ku kuboko, ngo ntabwo uzigera uhura n'ibyishimo abadan, ntabwo uzigera uhura n'ibyishimo abadan, ahubwo ngo kirakomeza kukongerera ibyago imbere y'Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala.